ngabo bajonjora ico umuhanuzi w'Uwiteka avuze, abo ndatekereza nti batumwe n'Imana, kuko umwuka w'Imana n'umwe ntabwo ari imyuka ibiri. Iyo yamaze kuba imyuka ibiri, ibintu ntabwo biba bikiri ku murongo umwe. Bishatse kuvuga ko umwuka uza gusenya no kujonjora kugira ngo ushirishe benshi mu kagozi, uwo ntabwo ari umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ushinzwe kuzuzanya kugira ngo twuzuzanye tuzobashe kuja mu bwami bw'Imana. Kandi abo ni abapagani, mwene abo ni abapagani bo mu makanisa n'abapagani bo mu nsengero zitandukanye. Barya nibo bagambaniye Yesu. Abakizwa baracyahari n'abarimbuka barahari, ariko kandi umurimo n'Uwiteka, ariko kandi hazabona ishano uzana igisitaza kuri mwene se. Nizo kizaza umuntu arwanye, nizo kizaza umuntu akurwanye, Imana imurebe. Ariko ijambo ryaravuze ngo ibisitaza ntibizabura kuza. Reka tubireke bize nepo, reka tubireke bene data abakozi b'Imana munkurikiranye. Ico musabwa nuko dusenga, ariko abo babizana bakora bene izo ngizo, ijambo ryaravuze muri Luka 17 bene abo bazabona ishano. Wamaze guterwa n'umwuka wundi utari umwuka w'Imana. Yesu Kristo naza azaguhanira yuko warenganije abana b'Imana, wemeye gukoreshwa na Satani, umwuka mubi w'umwijima ukinjiramo kurarwanya abana b'Imana. Ariko ndagira nkubwire ngo Yesu Kristo naza azakubaza izo wakoze, ayo mabi yawe Uwiteka azayakubaza. Rero etansanga egra abangaba bifuza ko yagumamo, mbatangarize ngo siko bizamera, kuko ari ikintu Uwiteka agomba gukora mu izina rya Yesu. Relongo tala petiko segrai oleko tala pelase mandegrai. Ariko icyo natangaza ni kimwe, nuko tala pelase manda eloneko tangaya. Uyu Yobu agiye gusubizwa agaciro kiwe nk'akambere. Uyu Yobu agiye gusubizwa amahirwe nk'aya mbere. Ariko kandi wewe uzavunagurika utunguwe, nta kizagukiza. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yavuga ngo ucyaha kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe. Imana yagucyashe ku wa mbere, igucyaha ku wa kabiri, igucyaha ku wa gatatu, umwaka urashize, amezi arashize, Imana igucyaha. Urabizi ko izo ukora natari ziza, ariko Imana iravuze ngo ahantu umwuka wera w'Imana wageze, ikintu ca mbere kamere izihunga. Turamutse dufite kamere kandi tukavuga ngo dufite umwuka w'Imana, turamutse turi kugambanira abandi kandi tukavuga ngo dufite umwuka w'Imana, tuba tubesha. Ahantu umwuka wera w'Imana ari, ntabwo abantu bagambanira. Ahantu umwuka wera w'Imana ari, ntabwo abantu bagirana amashari. Ahantu umwuka wera w'Imana ari, ntabwo abantu bifuza ikibi kuri bagenzi babo. Umuntu ufite umwuka wera w'Imana, Shaka Tojeni, ndagira ngo abakunzi be ndetse n'abanyuzwe n'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi Imana yanyurije muri we, ndagira ngo mukomere ndetse mushikame. Izo zose ni akarengane kabaho k'itorero, ndetse kandi abaturwanya nabiyoroshagaho k'intama. Ariko ndagira ngo mukomere muhumure, Uwiteka Imana aje guca akarengane. Uzaza ryari mucunguzi w'imebwa bwami budashira, kumera nka runaka kandi mutarabihawe n'Imana. Iyo amaze kubona atabaye nka runaka, ndetse kandi adayitinze nka runaka, niyo handahera ashaka kugira gute kumurwanya kugira ngo amwicaza mu manure. Ikintu cyatumye Yesu arwanywa nuko ahantu yarari abantu bari batangiye kubona abantu barimo kumuyoboka cyane, bahe bamuyoboka cyane. Abantu babona batangiye kura hiti yabo, bama bavuga ngo uyu nguyu karagandisha abantu. Kandi abantu bishe Yesu bamugambaniye ni abantu bavuga ko bakorera Imana, kandi ikintu bamujijije buryaga kandi nta kindi si uko yakoraga ibitangaza. Ikintu Yesu bamuhoye ni ishari bamugiriye. Ngira nkubwire ngo Tojeni ukomere, namwe mufite ibibazo bigiye bitandukanye, muzira inzira y'agakiza k'Imana. Ndagira ngo mukomere, muri mu nzira ifunganye, ariko kandi Kristo ari kumwe namwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ari mu ruhande rwanyu. Inzira ifunganye iragoye cyane, kuyinyuramo ntiyago zoroshye. Bano rero bananiwe kuyinyuramo, bari kurwanya bihanganiye kuyinyuramo. Bavuga Yesu ariko bose siwe bakorera. Baravuga Imana ariko Imana nishi, ariko kandi ukuri niba bafite izindi Imana zabo bakorera. Werekere kose ijambo ryaravuze ngo nubwo navuga indimi nk'iz'abantu kandi ngagira nk'iz'abamarayika, ariko ndafite urukundo nzaba mpaye mbere.
ijambo ryaravuze ngo uwanga mwene se wese n'umwicanyi, kandi tuzi ko tamwica. Raradi moko tasemana, ibuka izo kurya bikakaye waryaga ukiri mu butayu, ibuka imyambaro wambaraga mibi ukiri mu butayu, bigutere guhindukirira Imana, uvuga ngo arahana Imana yankuye, reka nige kubana nayo neza, reka kwibagirwa mwene data, muhanuzi mwene data, pasitoro mwene data, mukozi w'Imana mwene data. Bakunze umusaraba TV kandi bakunze b'ijambo ry'Imana, mwese ndabasuje kandi mbifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi aho muherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo ndetse burasirazuba n'uburengera bwaryo, mwese mwumve ko tubasuje kandi tubifurije guhirwa n'imirimo yanyu y'amaboko yanyu. Niko nkunda kubasabira kandi mbasengera kugira ngo Imana ibafashe, Imana ibagirire neza, Imana ibarengere, abakeneye uburengezi, abakeneye ubutabazi, Imana yumve gusenga kwanyu, Imana yumve kwinginga kwanyu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yita no ku badafite shinge na rugero. Imana ibagirire neza rero kandi Imana yumve gusenga kwanyu. Aha nicaye ni kuri Alalume Ministries, Alalume Business. Aha nicaye ni kuri Alalume Business Center iherereye i Kagugu. Kagugu ni mu murenge wa Kinyinya, aho ngo Kagugu hafi yo kwa padiri, bita kwa padiri. Aho tubafitiye serivisi zitandukanye ku bantu bakeneye gukoresha ubukwe. Tubafitiye jardin nziza cyane utabona ahandi. Tubafite kandi amasare meza cyane ujya mu kwisanzura utabona ahandi. Hano ko hano dufite umwihariko yuko dufite na parikingi ihagije ku bantu bafite ibinyabiziga, kandi parikingi ifite umutekano wizewe. Mutugane muri Alalume Business Center tubafashe. Ikindi tubafitiye amacumbi meza cyane kandi ku biciro byiza, ku buryo buri muntu wese yibonamo. Kuba ari kwa diaspora ushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda ntuzabure aho urara, ku bantu bari mu ntara nibukuriraho ntuzabure aho urara, kandi hari Alalume Business Center ko nta kindi ibereyeho no kugira ngo ifashe abanyarwanda, no kugira ngo ifashe abantu bose bayigana. Muze rero tubafashe. Ikindi tubafitiye amasare y'inama ku bantu bakeneye gukoresha inama, bateguye inama, bateguye ama anniversaire atandukanye. Mwese twabatekerejeho, mutugane tubafashe muri Alalume Business Center iherereye hano i Kagugu mu murenge wa Kinyinya. Tubafashe kandi hano nkunda kubabwira ngo umukiriya n'umwami. Ikindi tubafitiye wifi cyangwa se connection inyaruka cyane. Ushobora kuza utashoje inama yawe, usashoje akazi kawe, akazi uraza kagakomeza bikemera. Tugane tugufashe. Ku bindi bisobanuro ushaka kubukinga cyangwa ushaka kubaza ibindi bisobanuro cyangwa ushaka no kubaza uburyo bwo kwishyura, hamagara zino nomero 0788 777 1450, 0788 777 hano umukiriya n'umwami. Ngwino tugufashe kandi tuguhe serivisi nziza kandi tuyiguhere igihe. Urakoze cyane. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umuhanuzi Imana yahamagaye muri no minsi kugira ngo avuge imbaraga zayo, avuge gukomera kwayo, yamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, abantu bazemera muzababatize. Amen. Haleluya. Muraho neza? Muraho mwene data. Yesu nashimwe cyane umukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane kandi ibihe byose. Yego. Umeze neza? Meze neza, ndacyahumeka. Ndacyari Daniel uhumeka. Kandi uhumeka mena mu gitondo na nimugoroba. Yego, nari ngukumbe ntago twe duherukanye, ariko nshimye Imana kandi yuko Imana ikubashishije, Imana igushoboje kongera kuboneka ku Musaraba TV. Ntago biba byoroshye, umuntu abafite gahunda nyinshi cyane ahugiyemo, umurimo w'Imana, muri mu bihe byo gusenga, kuba tugufatishije gucya ukaboneka n'umugisha w'Imana duhawe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Andi makuru se
ni meza cyane, byongeyeho ngo ni meza. Guteranya ukakomeza guteranya wasanga igisubizo ari meza. Yego. Rero turashima umwami Yesu. Danye, ndifuza ko dutwaye ikiganiro gutyo uyu munsi. Manza usenge Imana nkuru ukuntu tubigenza. Mana data, Mana nzima, turagushimiye uyu mwanya uduhaye, akagahe tugize ko kuboneka imbere y'amahanga yose, y'abari muri Afurika, y'abari mu mpande zitandukanye z'isi. Iki ni icyizere kidasanzwe tugiriye. Mana turabigushimiye. Rero twe ntabwo twabasha kumenya gutangira, kuko ni wowe tangiriro ukaba n'iherezo. Ureke uze utangirane natwe. Mbere y'ibindi byose nsengeye umuntu uhora udukurikirana umunsi ku munsi, udahwema gushayaringa iki kiganiro, udahwema guhiteka Imana gukurikira ubutumwa bwiza. Ndavuze ngo umuheze umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndavuze ngo umuheze amafaranga, umuheze akazi, umuheze buri kimwe cyose akeneye, yaba yarabuze uruzaro abona uruzaro, kila kitu chote amehitaji, mimi nimetaka baba yangu mupokee. Ndagira ngo ikintu cyose akeneye umuheze. Rero turatangiye tangirana natwe, kandi umuntu wese udukurikiranye ahazwe nawe. Nzatuye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, kuko wahozeho kera n'ubu uracariho kandi uzahoraho. Ugufite afite ubugingo, afite byose. Ureka umuntu wese ahabwa umugisha nawe. Dutangira kino kiganiro, agifungura kino kiganiro areba umugisha, tangira wakire mu izina rya Yesu. Urakoze kwa wakiriye, urakoze kwa wakiriye, urakoze kwa wakiriye kubwo gucingura kino kiganiro gusa. Urakoze kwa wakiriye, urakoze kwa wakiriye kuko atangiranye natwe, agiye kubona umugisha udasanzwe. Ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane Daniel, mwendata Daniel, umuhanuzi w'Imana. Nende kubaza ngo amakuru cy'iyi minsi waruhugiye mu biki? Nari maze iminsi ndi gusenga, nizo nari mpugiye mu ntabindi. Ntabwo ncuruza, ndasenga, niyo business, niko kazi Imana yampaye. Yarambwiye ngo nsenge, nari maze igihe rero ndi mu misozi, ndimo gusenga. Nizo nari mvugiyemo. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana avuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro ku bintu byinshi. Yego. Ese koko nawe gusenga uri kubona inyungu zo gusenga muri iyi minsi igaragara nk'igoranye? Gusenga rero mbwira n'abantu badukurikiye kugira ngo bazumvire hamwe. Gusenga mbona inyungu zitandukanye, kuko nta kindi tugomba gukora uretse gusenga mu bihe bikakaye, kuko ibihe bikomeye byose bikurwaho n'amasengesho. Igihe gikakaye, iyo hari inzara, iyo hari ibyorezo bitandukanye, nta kindi cyobasha kubirwanya uretse gusenga Imana. Iyo ubukene bwateye mu rugo, nizo gukora nimukore, muje mu mabizinesi, mukingura amabizinesi, ariko mbere na mbere mubanze musenga Imana, kuko nirwo rufunguzo rw'izo twifuza muri iyi si, ndetse na nizo bizatuma tubasha kuja mu bwami bw'Imana. Kuko gusenga muri make tuba turi connecte n'Imana, kuko umuntu udasenga ari kure y'Imana, ariko umuntu usenga abana n'Imana ifite byose. Rero inyungu ndazifite. Inyungu ya mbere nuko mfite umunezero mu mutima wanje. Imana ishimwe cyane. Takindi kinejeje nuko ndamahoro, kandi ayo mahoro nayahawe na Kristo, ndetse ayampa senga. Rero gusenga harimo inyungu. Yego. Imana iguha umugisha. Hariho inyungu. Ese izo nyungu zo mu gusenga ni inyungu zifatika cyangwa ni inyungu tuzabona hanyuma? Ni inyungu z'uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni inyungu z'ibifatika, kuko nta muntu, ikintu cya mbere inyungu twamaze guhabwa n'ubugingo. Yego. Kandi tukimara guhabwa ubugingo tugomba kubona n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi nazo tuzabibona, kandi azadukubira incuro 100. Yego. Rero kuko utabasha kugura
amavuta nta myambaro ufite, ni nako utabasha kubona ibyo kurya ngo numara ubura ubugingo. Rero ni ibintu bigendana, tugomba kwakira ibifatika tukakira n'ibindi bitagaragarira abanyamubiri tuzahabwa ubwo Kristo azaza gutwara itorero. Yego. Niyo rya jambo wumva Yesu yavuze ngo ntimuhagarike imitima, ahubwo mwizere Imana. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi kandi arahari. Rero ayo ni amazu atagaragarira muri iyi si y'ibifatika, ariko kandi tuzabona mu gihe Kristo azaza gutwara itorero. Urakoze cyane. Urakoze cyane mwene data mukozi w'Imana. Ari akajambo ukunda gukoresha ngo uvuga ngo hakiki. Urihangana ninzankwita gutyo hakiki by'ihanganira. Yego. Ndakeka bidasubitse cyane. Turi mu gihe uri umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, ariko kandi uri n'umuhanuzi. Yego. Turi mu gihe mbona kiri kugwa, nimba ari iminsi y'imperuka iri kugenda isohora, ntabwo mbizi uri budufashe kubimenya. Umuntu ari guhanura ubuhanuzi, hari abandi nyuma bari kugenda bajonjora akantu kugira ngo kabamushyirishemo, kandi ibyo bigakorwa n'abantu bitiriwe izina ry'Imana, bavuga ko nabo ari abakozi b'Imana. Ese iyo ubonye ibi bintu ubibona gute? Ikigaragara cyo kinumvikana, abo ngabo bajonjora icyo umuhanuzi w'Uwiteka avuze, abo ndatekereza ntibatumwe n'Imana, kuko umwuka w'Imana n'umwe, ntabwo ari imyuka ibiri. Iyo yamaze kuba imyuka ibiri, ibintu ntabwo biba bikiri ku murongo umwe. Bishatse kuvuga ko umwuka uza gusenya no kujonjora kugira ngo ushirishe benshi mu kagozi, uwo ntabwo ari umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ushinzwe kuzuzanya, kugira ngo twuzuzanye tuzobashe kuja mu bwami bw'Imana. Kandi abo ni abapagani, mwene abo ni abapagani bo mu makanisa, n'abapagani bo mu nsengero zitandukanye. Barya nibo bagambaniye Yesu, bamwita ngo ni mwene wabo na Zerubabeli. Ngo Zerubabeli ngo niwe umubutware bwo gukiza indwara zitandukanye no kuvuga amahono ndetse n'amafunu agiye atandukanye. Rero kandi bano bantu babikoraga bavugaga ko nabo bari gukorera Imana. Rero ikintu abantu bagomba kumenya, Satani ari gukora mu buryo budasanzwe, ariko icyo twakamenye ni ukwizera Kristo, tukamenya ko turi mu minsi y'imperuka. Kandi ikindi twite ku magambo yabo bajonjora kugira ngo bashake kugira abandi bashirisha mu bibazo bigiye bitandukanye. Oyaye, ntago nemeranya nabo, ariko icyo nasaba ni kimwe, nuko umuntu ufite umwuka wera w'Imana agomba guhuza na mugenzi wiwe, ndetse yabakoze ikibi akamusengera. Nta muntu utazukosa, abantu tuzadukosa kuko twambaye umubiri, ariko kandi birakwiye ko nimba wakosheje, sinjya kukurwanisha imbaraga z'umubiri, no, ndakurwanisha imbaraga z'umwuka ngo usengere kugira ngo Imana ikugarure mu murongo muzima. Ariko mugenga urwanisha imbaraga z'umubiri kandi warahamagawe n'umwuka wera w'Imana, banamaze gutakaza ubusabane n'Imana. Rero ntabwo tubereyeho kugira ngo ucencure izo Daniyeli yavuze, ncencure izo Nepo yavuze, ahubwo tubereyeho kugira ngo twuzuzanye, dusengerane, kugira ngo umubi atatwinjirira, tubashe kugendera ku murongo w'Imana neza. Nuko biri, kandi uko niko kuri kwabyo, niko dukwiye kubana nk'abakozi b'Imana. Rero abagenda bakora bene izo ngibyo, abo ngabo bamaze gutakaza inzira, bari gushaka gushimwa mu isi, ariko kandi mu ijuru batababona. Abo ngabo ikigaragara cyo bamaze kumva, muri make bishimira ibihembo by'isi, ariko ntago bateganya ibihembo by'ijuru. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma. Imana itugire neza cyane. Yego. Ariko se iyo mubonye bino bintu bidakorwa n'abantu twita abapagane, hari abantu mwita abapagane cyane cyane nkamwe mu makanisa bavuga ubutumwa bw'ati runaka n'umupagane, ibintu ukabona umuntu uje agushakaho icyaha, ashaka kugushyirisha mu rubanza cyangwa akakugufungisha, ni umuntu witwa cyangwa se wiyita ko ari umukozi w'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego. Iri vugabutumwa muri gukora mubona ritazapfa, muzongera kubwiza abapagane gute, abo mwita abapagane kugira ngo babe abakristo gute, namwe ubwanyu mutarishyashya? Ikigaragara cyo haracari Imana
icyo mpamya neza ko nuko Imana iriho yahozeho na kera iracariho, uko yakoraga kera n'ubu iracyakora. Ubwenze bw'Imana nta muntu ubasha kuburondora. Rero icyo uvuze kirumvikana, ariko kandi Imana igomba gukora umurimo wayo kugira ngo ibashe gukora izo abantu batobasha kubasha gukora. Iba abantu barimo kwica, icyo nagutangariza mwewe n'umwuka wera w'Imana nuko Uwiteka Imana aje kurobanura kuko umungeri arobanura intama mu ihene, kandi bino bintu zababaje Imana. Niyo mpamvu Uwiteka Imana ahagurukiye kugira ngo etala sanga egari asete pelidima olila ko sangaila etita ndakumva Mana. Uwiteka Imana araje kugira ngo edina sango kote gari otepelayi dimo sangayi akubura ibidafite umumaro kugira ngo Uwiteka akore izo agomba gukora. Rero Imana abakizwa baracyahari n'abarimbuka barahari, ariko kandi umurimo n'Uwiteka, ariko kandi hazabona ishyano uzana igisitaza kuri mwene se. Nizo kizaza umuntu arwanye, nizo kizaza umuntu akurwanye, Imana imurebe. Ariko ijambo ryaravuze ngo ibisitaza ntibizabura kuza. Reka tubireke bize nepo, reka tubireke bene data abakozi b'Imana munkurikiranye. Icyo musabwa nuko dusenga, ariko abo babizana bakora bene izo ngizo, ijambo ryaravuze muri Luka 17 bene abo bazabona ishyano. Yego. Ariko abakizwa bagomba gukizwa, indaya zigomba kwihana, abasambanyi bagomba gukizwa, impande zose bagomba kwakira agakiza k'Imana, kuko Uwiteka niwe utanga agakiza, na niwe ukiza abantu ibyaha. Ariko kandi abo ngabo bitambitse muri uyu mugambi abantu bawitambitsemo bazabona ishyano. Abantu bari kurwanya umurimo w'Imana bakoresheje izindi mbaraga zabo z'isi z'umubiri, ndagira ngo mbatangarize ngo bazabona ishyano. Kuwa mbere Imana yarakuretse, kuwa kabiri Imana irakureka, icyumweru kirashira Imana irakureka. Ariko kandi hari igihe Imana igiye kuza ubura ahantu wicikira, wakoze amakosa abantu barakureka. Hari amakosa wakoze nawe ubizi, ntiyagira umuntu ukurwanya, ntiyagira umuntu ukugendaho, urwanya bene so kandi ari abasenga nkawe, Imana irakureka. Ariko kandi icyo nakubwira cyo nuko ugomba kurya urimenge. Ntago nkubwiye ngo ibiki n'ibiki, ugomba kumenya ko Uwiteka Imana ubwaje hazango ta pelase kotegra ote peladima ntacu uzireguza. Wawe uburyo bwo kugenda neza ntiwagenda neza, ariko naza ntacu uzireguza. Haleluya, ndumva ngize ifuhe rikomeye cyane. Olase kotala bene sangaya etoti laidiko sangaya. Abantu ikintu kibitera kandi Imana imbwiye, Imana imbishuriye icyo warumbajije, nuko abantu ntibakigira umutima wo guca bugufi. Abantu basigaye batinya umuntu wo gutinya Imana. Abantu barimo kwiyorosagaho k'intama kandi mu mitima yabo ari amasega ryabo. Bene abo nabona nepa avuze neza, nabona nepa agiye gutera imbere. Sinepo mvuze gusa n'abandi, nabona Daniel agiye gutera imbere, azamurwanya, azakora impande zose kugira ngo amurwanye. Imana izakureka haidasema etita laide kosegaye. Imana yeretse Rufazi n'abandi bahemukira Yobu, Imana yamutanze irabyemera. Ariko Uwiteka Imana amanutse aje kurenganira Yobu, Imana yarakuretse etola pelase manda urenganya imbabari imeze nka Yobu. Yobu uramubabaza etoko sange graye. Yobu asubira hasi kandi yaramaze kuzamurwa n'Imana. Yobu aracena kandi yaramaze gukizwa n'Imana. Ariko kandi warabikoze, Imana irakureka. Yewe Rufazi, yewe Tomani, nawe nani na nani elole kotala pelase mandegrai. Ariko icyo natangaza ni kimwe, nuko tala pelase manda elone kotangaya. Uyu Yobu agiye gusubizwa agaciro kiwe nk'akambere. Uyu Yobu agiye gusubizwa amahirwe nk'aya mbere. Ariko kandi wewe uzavunagurika utunguwe, ntakizagukiza. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yavuga ngo ucyaha keshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe. Imana yagucyashe kuwa mbere, igucyaha kuwa kabiri, igucyaha kuwa gatatu, umwaka urashize, amezi arashize, Imana igucyaha. Urabizi ko izo ukora natari ziza, ariko Imana iravuze ngo etola pelase kotegaye otita lala baygaye. Uzavunagurika utunguwe, ntakizagukiza. Jambo ry'Imana rivuga
nta kizagukiza. Imana ibagiriye neza, twaganiraga. Murakoze. Komeza umbwira. urakoze cyane. Impamvu nakubazaga ibi byose, hari umukozi hetita laida sangayama wiwi ho pelaida sewa ho niko sangayidi masaya rita laide kosairadima tita ilaida sema ndiwo kosagra. Mana komeza uvugane naze muri uyu mwanya. Haleluya. Endelesha upendo. Haleluya. Impamvu nayo nkwaje gutyo, Daniel, uri umuhanuzi nawe uri umuhanuzi, kandi uri kuza uhanura ibintu bifitanye isano, cyangwa se uri mu mwuka w'ifuhe, umeze nk'uw'umugabo witwa Theogene, nawe yari umuhanuzi. Theogene muri iyi minsi umaze iminsi afunzwe. Yego. Ese iyo uri guhanura, Theogene mu minsi ishize yarahanuye, nyuma tujya twumva hari abantu bamureze ngo yahanuye atarizwe n'abapagane, arirwa n'abiyita abakozi b'Imana, bita abapasiteri. Simbizi nimba barimiswe, ntago nigize mbabona bimikwa, ngo bafite uko bimitswe n'Imana yabo, ntago mbizi, ntago byo nabyivangamo. Ariko abariho batanga ikirego. Birababaje kubona umuntu wakagushyigikiye mu bivuga bitwa ko mufatanyije umurimo w'Imana, bitwa ko nawe ari umukozi w'Imana, ushumbye, katubivuga gutyo, witwa ko ashaka kuba ashumbye abantu, ashaka kubageza mu ijuru. Aho runaka arahanutse, akagenda afata utuntu mu biganiro wagiye ukora, akatubyerekeye, akajya kureka kugeza urwego wagufungishije, akabyina n'insinzi wafunzwe. Akabyina n'insinzi wafunzwe. Ndiyo. Ni ibiganiro byagiye bitandukana. Ese icyo nashaka kubaza, ese y'u Rwanda ntago ugira ubwoba yuko nawe abo bantu, kuko baracyahari kandi bakomeje akazi kabo? Mu minsi ishize bibasiye uwo bita Pastor Zigirinshuti Michel, kuko yari yahanuye nawe baramwibasira. Barakomeje akazi kabo kugenda baturaturanya mu bantu bari guhanura kugira ngo babagere gutyo. Ese ntago ujya ugira ubwoba ko nawe baza gukora ibyo bintu, ukaba wacika intege ku murimo Imana yaguhamagariye? Murakoze cyane, uvuze neza. Abantu bari kurwanya umurimo w'Imana ntabwo ari abakozi b'Imana, ahubwo nabiyoroshaga ukintama kandi ari amasega ryabo. Babwire ngo nibadahindukira, nibashaka bambure uyu mwambaro biyambitse, bawushyire hasi, baca bugufi imbere y'Imana, kuko Uwiteka Imana ubwo agiye kuza ntacyo bazireguza. Kumbwira ngo nibyo mwene data ndetse n'abakunzi be, niyo nshuti Theogene, nibishaka Theogene, murakoze cyane. Nibishaka Theogene, ndagira ngo abakunzi be ndetse n'abanyuzwe n'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi Imana yanyurije muri we, ndagira ngo mukomere ndetse mushikame. Izo zose ni akarengane kabaho k'itorero, ndetse kandi abaturwanya nabiyoroshaga ukintama, ariko ndagira ngo mukomere muhumure, Uwiteka Imana aje guca akarengane. Uzaza ryari mucunguzi w'imebwa bwami budashira, abapfiriye muri wowe tuzuke tugusanganire. Rero tugomba kwemera komatana na Kristo, nubwo turwanya n'abiyita abakozi b'Imana, nubwo turwanya ikintu cya mbere. Impamvu ubu nk'ubu ndamutse mvuze message, mvuze ubutumwa, bakabona Imana itangiye kushigikira, abantu batangiye kunyurwa n'ubu butumwa, Imana itangiye kuzamura, bandwanya kugira ngo bamanure. Rero iri shari ryabateye bene data, etala pelasema. Nimba arahamagawe uririmba, fata iyo mpano yawe kuririmba. Nimba impano yawe ariyo gusenga, senga. Nimba guhamagarwa kwawe, hari abantu bari mu mihamagaro itari yabo, niyo mpamvu bari kurwanya bagenzi babo. Etalaza ngo kotala pelise kosega hoshela ngo tega. Abantu barimo kwihimbira guhanura kugira ngo babone, kubera ishari riri gutuma abantu bihimba mu buhanuzi. Yabona Daniel yarahamagara umuhanuzi w'Uwiteka, yabona nambaye costume, yabona nteze indege ngenda, akumva ko nawe aramutsanuye zaba gutyo. Rero yabigerageje, ikintu cya mbere yihima ashaka kumera nka Daniel. Mureke kumera nka runaka kandi mutarabihawe n'Imana. Iyo
iyo amaze kubona atabaye nka runaka ndetse kandi adahitinze nka runaka, niho handi ahera ashaka kugira gute kumurwanya kugira ngo amwicaza mu manure. Ikintu cyatumye Yesu arwanywa nuko ahantu yari ari abantu bari batangiye kubona abantu barimo kumuyoboka cyane, bahe bamuyoboka cyane, abantu babona batangiye kura hiti yabo, bama bavuga ngo uyu nguyu karagandisha abantu. Kandi abantu bishe Yesu bamugambaniye ni abantu bavuga ko bakorera Imana, kandi ikintu bamujijije buryaga kandi nta kindi si uko yakoraga ibitangaza. Ikintu Yesu bamuhoye ni ishari bamugiriye. Yego, bamugiriye ishari. Imyaka yose yabayeho babonaga nta muntu wigeze muri bo ukora ibitangaza nkawe, nta muntu wigeze ukora ibintu bitangaje nkawe. Bamubatangira kumurwanya bamugiriye ishari, birangira bamwishe. Ariko Yesu apfuye arongera arazuka, etoperande kotegraye. Nubwo twapfa ariko tugapfira muri Kristo tuzongera kubaho. Hari ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu, hari andi mahirwe nyuma y'aya ngaya. Imana ishimwe cyane. Wowe urwanije runaka yamara agapfa nawe uzapfa, wowe umugenza agapfa nawe uzapfa. Twese aho tuja ni hamwe. Ariko icyo nkene kukubwira ni kimwe, ndagira ngo twitandukanye bene data n'imbaraga zikomeye zirimo gucamo abantu amacakubiri. ese ntujya ugira ubwoba bwo kuhanwa ko nawe byazakubaho ibyo bintu? sinza ntinya uwica umubiri, ahubwo jewe ntinya uwabasha gutuma mbura ubugingo bwo kuja mu bwami bw'Imana. Watuma ndakaza ubusabane bwanje n'Imana, niwe notinya kama mpunga nkiruka. Ariko kandi gitwazegeza avuga ngo nuhangana n'umupagani uzumve ko nta kibazo. Ariko nuhangana n'umunyedini uzahunge. Abanyedini rero ni babi, kuko abanyedini bagira amahame yabo y'idini atayobowe n'umwuka wera w'Imana benshi. Rero dukeneye abanyamwuka muri iki kinyejana bemera kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Etalazara ngubwire kandi impumyi ebyiri ntago zarandatana, so ntizashoboka. Rero singita ubwoba, icyo ntinya ni kimwe gusa, nuko hagira ikintu cyantandukanya n'ubusabane bw'Imana. Icyo nicyo cyantera impungenge, kumbwira ngo gutya na gutya, kumbwira ngo ndafa sinzi igihe zapfira, n'Imana ikizi, ariko zapfa kigeze. Ariko ikingenzi nuko uyu mubiri upfa. Hari uwavuze ngo niyambuye umubiri upfa, nambaye kudakipiteka. Ndabizi nzafa, ndabizi, ariko kandi cozi neza ko ndava mu mubabaro ndaja mu munezero. Ntago ntinya kuvuga Imana ngo nukubera hari abantu bashaka kubabaza umubiri wanjye, ahubwo ndavuga Imana kuko ubugingo bwanje ari buzima, kuko mfite intumbero yo kuja mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ndabizi nirwo rugendo ndimo. Jambo ryaravuze kandi riravuga ngo hari inzira ifunganye, hari n'inzira y'igihogere, kandi inzira ifunganye iragoye cyane. Ndetse ndagira nkubwire ngo tojeni ukomere, namwe mufite ibibazo bigiye bitandukanye, muzira inzira y'agakiza k'Imana, ndagira ngo mukomere, muri mu nzira ifunganye, ariko kandi Kristo ari kumwe namwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ari mu ruhande rwanyu. Inzira ifunganye iragoye cyane, kuyinyuramo ntiyago zoroshye. Bano rero bananiwe kuyinyuramo, bari kurwanya bihanganiye kuyinyuramo. Ariko ndagira ngo wumve ko Kristo ari kumwe natwe. Rero sintinya kuvuga Imana ngo nukubabaza uyu mubiri, oya, ahubwo nzayivuga kugeza kugufa. Imana ishimwe cyane. Naho igihugu hari uwavuze ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe, naho igihugu cyose cyonseka, kandi ifise umugaba mu ijuru ni umwami Yesu, nituba hamwe nzaguma kunesha. Rero igihe cyange kitaragera sinzafa, kandi nikigera nzapfa ndetse mfire kubona ubugingo buhoraho. Haleluya. Ahubwo ndumva nifuza kuja aho hera, nifuza kuzagerayo, nzaririmbana n'abayo indirimbo zo kunesha, nzaririmbana n'abayo indirimbo zo kunesha. Mukomere mu izina rya Yesu, abapfiriye muri we tuzagera kuri byinshi biri imbere. Imana ishimwe. Banyamahirwe babaciye ibihanga
abandi babicisha amabuye babatwika mu mavuta babonaga ariko kwemera gupfira muri Kristo, kwemera kubabazwa kubera Kristo, ndagira nkubwire ngo uri umunyamahirwe. haleluya. Uwemera kwikorera umusaraba akankurikira azabona amahirwe. Iki jambo ryavuze. Yego. Imana rero ibaha umugisha. Imana ibahe umugisha. Ejo hashize ku itariki 5 umuhanuzi Theogene Nibishaka mugenzi wawe, reka mvuge mugenzi wawe, yego, ejo yitabye ubucamanza cyangwa se yitabye urukiko kugira ngo abazwe ku byo yakekwagaho abo bagabo twahoze tuvuga batatu, ko ari batatu bamureze, Pastor Juste, Ezekiel na Pastor Claude. Ntabwo kiribanga ko n'urukiko rwabitangaje, wenda twabimenyetswe mbere ariko twanga kubivuga kuko biba bikiri nyine muri procedure. Ariko ejo yagihagaragara imyanzuro turayifite hano ko yarezwe na pasiteri wiyita Pastor Claude, wiyita Pastor Juste n'uwiyita umuhanuzi Ezekiel. Ariko mberuka kiri ari umuhanuzi, ntabwo nzi uyu munsi, ntabwo nzi urwego, ariko icyo nzi cyo nuko yitwa afite channel runaka nawe bimeze n'ibyo ngibyo. Ejo rero bitaba urukiko ruramuburanya arisobanura, ariko ukabona uko yisobanura no kubyo bamwunganira, ugasa icyo bifuzaga ubona ko bitari bikiri bufeyiringe. Yego. Urubanza rurangiye, amavideo yagiye asohoka agiye uyabona ku social media atandukanye, nashaka ko ntabwo ndi kwamamaza, ariko wagiye ubona ko bo bifuzaga yuko yagumya ntarafungwa, ariko bo bavuga ati icyadufasha akafungurwa, bavuga ati babuciye nabi yagafunzwe, ntibishimye, barakaye hafi kurwana. Uyu witwa Pastor Claude we yari afite umujinya mubi cyane, nge nagezeyo yari afite umujinya ukomeye cyane, ngo ndajurira. Ukibaza, nge namajije amwe nabaza ni izihe nyungu ufite zuko mugenzi wawe yagumamo hariya, ni izihe nyungu ufite? Ugasanga arifuza ko mugenzi we, umunyarwanda mugenzi we yagumamo hariya. Yego. Hanze tuzi ko ari pasiteri yitwa Pastor Claude, yitwa Pastor Juste, yitwa Ezekiel. Mu biganiro bakora turabakozi b'Imana, ntago turabakozi b'Imana, ariko uyu munsi witwa umukozi w'Imana mugenzi we barifuza yuko yaborera mu buroko, bakomeje kugenda bahimba ibyaha. Umwe muri bo mu kanya yafashe video ahuje ukuntu arayishenga kugira ngo anyereke yuko n'ubundi ari hahandi. Yego. Ndi kwibaza Daniel, wabibonye ku social media, iyo wabonye ukuntu abari kwita ku makuru biriya bintu wabibonye gute, wabyakiye gute ibintu uri kubona amaherezo yabyo araya, nimba abakozi b'Imana bitwa ko bagasunikanye muri uru rugendo, wika ko aho mugenzi wawe yaratsikiye wakabaye uwa mbere kugira ngo umufashe umwunge aho yakeneye guhugurwa, umve ko waba uwa mbere kugenda. Twemera ko umuntu ashobora gutandukira kuko amagambo menshi niko abamo ibicumuro, amagambo ashobora kuvamo ibicumuro mu buryo cyangwa se ubundi, birashoboka cyane. Ntabwo twavuga ko umuntu atacuma, nabwo twavuga ko Theogene ari umwere, tubivuga gutyo. Yego. Ariko uwakagufashe, hagiye haboneka abashumba bamwe mu nsengero bishimiye yuko afunzwe. Ntabwo dushaka kuvuga amazina yabo, ariko barabitangaje, na runaka yafunzwe. Ibi bintu bibonye biri gukorwa nawe bitwa ko abakozi bakorera ijuru. Yego. Imikirize yakijijwe agakeka yuko wenda ashobora gufungwa bitewe nuko abibonye uko atabyifuzaga, akiramanta hafi yo kuba yarwana. Elazahira kota periasema wabibonye ute ko amavuta yari gusakara? Wabyakiye ute iyo ubonye abakozi Imana bakora ibyo bintu? Ese nk'umukozi w'Imana iyo uri gusenga Imana, ese Imana yo guhishura gute witwaremo? Ikigaragara cyo ni kimwe, simvugaho byinshi, ariko ikigaragara cyo abantabwa ari abakozi b'Imana, ahubwo turi mu gihe nk'icyo Eliya yari arimo, natwe n'icyo gihe turimo. Hari abahanuzi ba Bayali, hari n'abahanuzi b'Uwiteka Imana.
aba ba Bayali ni babandi birukankije Eliya. Uyahabu yirukansa Eliya kugira ngo amugirire nabi. Bigeraho Eliya aza kuvuga yumva ageze habi, aravuga ngo data ndagusabye kugira ngo unyitwarire. Aziriki azira abahanuzi ba Bayali. Rero nabo bitwa abahanuzi. Izina ni rimwe n'abahanuzi, n'abapastori. Ariko kandi ndagira mbabwire ngo hari abantu bambaye uyu mwambaro kandi kindi muri bo atari ko bameze. Rero bafite baravuga Yesu ariko bose siwe bakorera. Baravuga Imana ariko Imana nishi ariko kandi ukuri ni imwe. Bafite izindi mana zabo bakorera. Werekera kose ijambo ryaravuze ngo nubwo navuga indimi nk'iz'abantu kandi ngagira nk'iz'abamarayika ariko ndafite urukundo nzaba mpaye mbesha. Ijambo ryaravuze ngo uwanga mwene se wese n'umwicanyi, kandi tuzi ko ta mwicanyi uzaja mu bwami bw'Imana. Hari abantu rero abo ngabo si abakozi b'Imana. Je siko mbita, ahubwo ndahanura mu gihe cya Eliya naje mvuge ngo ati talasanga egrayi. Abantu benshi pelibo kose nanga beni asinima bamaze kuba abahanuzi ba Bayali. Ariko kandi yaracasigaye abakozi b'Imana. Ngira n'inama we mukozi w'Imana, ari abakozi b'Imana benshi banze kuvuga, ndetse kandi bafite ubwoba bwo kuvuga Imana, bafite ubwoba bwo guhamya icyo bari cyo. Ndagira ngo uhamye icyo icyo. Ijambo ryaravuze ngo niwemera kumpamiririza mu maso y'abantu, naje nzaguhamiririza imbere ya data n'imbere y'abamarayika bayo. Rero abangaba nimba wishimira ko mwene data ashobora kuguma muri gereza, Yesu ahimbazwe cyane. Etita elansema, ndashimira leta yacu y'u Rwanda n'umubyeyi. Yaba abantu bose abakozi b'Imana benshi bakigiye kuri leta Imana yaduhaye dufite nziza nk'iyi, zatuma ibintu zose bisobanuka neza. Impamvu ya mbere, iyo umuntu akoze icyaha mujana muri gereza kugira ngo ahindukire, agororwe ahindukire. Rero mu gihe wumva ko mwene data ashobora kuguma kubabazwa, tusenga Imana kugira ngo Imana yongere imugarura ahindukire, ukumva ko yaguma gutotezwa, uri mubi, ntago wahamagawe n'Imana, ahubwo iso ni Satani. Etoka segaye wamaze guterwa n'umwuka wundi utari umwuka w'Imana. Yesu Kristo nasa azaguhanira yuko warenganije abana b'Imana. Wemeye gukoreshwa na Satani, umwuka mubi w'umwijima ukinjiramo kurarwanya abana b'Imana. Ariko ndagira nkubwire ngo Yesu Kristo nasa azakubaza izo wakoze, ayo mabi yawe Uwiteka azayakubaza. Rero etansanga egrayi, abangaba bifuza ko yagumamo, mbatangarize ngo siko bizamera, kuko ari ikintu Uwiteka agomba gukora mu izina rya Yesu. Relongo tala petiko segaye, jeti talaide bosangaye graye, onimo tala pelansema, otiko talaide kosegaye, elibo tasemanda. Dore Petero ari mu nzu y'imbohe, ubwo Herodi yabonaga ko ivyo birangiye, ubwo yari yamaze gufata umwanzuro ku buzima bwiwe. Bari bugombe kumugirira nabi, bari bugombe kumwica, bari bugombe kumumerera nabi. Ariko izo Herode yefuzaga, izo yarakeneye kuri we, siko zagenze. Hari Imana iri kureberera n'ibishaka tosheni, hari Imana iri kumureberera. Otelanse kotegaya, Imana ibasha guca iyo minyururu wifuza ko yaguma mu izina rya Yesu. Icyo nakubwira ni kimwe mwene data, wowe nkurikiranye utifuza ikiza kuri mugenzi wawe. Ufite so ukorera, ariko tuvuge ngo ukorera Imana. Ariko Imana data niza yakurema, izahangana nawe kandi ntacu uzakora. Enasega egaye, icyo saba ni kimwe, nuko tujya ku mavi tukaguma gusenga Imana duhuje umutima. Hari abana b'Imana, hari n'abana ba Satani. Ijambo ryaravuze ngo ukora izaha wese ni uwa Satani, kandi etanga egaye, izo umwuka akunda Satani azabzanga. Rero icyo nababwira ni kimwe, bene aba bamaze kuyobwa n'uyu mwuka wa Satani,
ntabwo bakifuza kubona umukozi w'Imana uvuga Imana by'ukuri. Banezezwa nuko avuga ibitarizo, banezezwa nuko amera nkabo. Rero ndagira ngo abera b'Imana mukomere mwumve ko Uwiteka Imana azarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, kandi ikindi ntabwo azozirangarana. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane. Ndifuza yuko mu gusoza ikiganiro cyacu Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, wacumuye wese twaza kumusengera kugira ngo Imana imuha imbabazi zayo, kandi n'abantu turi kuvuga ntabwo tugamije kubibasira. Icyo twifuza nuko abantu bakunga ubumwe muri Kristo Yesu. Icyo twifuza nuko abantu babana amahoro. Turasaba yuko ibyo byose kino kiganiro bizi ko baragikurikira, buri wese arebe aho yaba yaratanye ahindukire, kugira ngo twese dusenyere umugozi umwe, twubake ubwami bw'Imana, tubane amahoro nk'abanyarwanda, ariko kandi nk'abakozi b'Imana. Aho uwacumuye yegere mugenzi we, avuga ati hano ntabwo byagenze neza, aha nyamara warambangamiye, aha warancumuje, aha warandemereye. Dusabane imbabazi, basabane imbabazi nabo. Natwe aho twifuza yuko abantu, ijambo rivuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazabona ubwawe Imana. Birashoboka ko umuntu yakwezwa ko ntabaye n'umuntu amahoro. Imana ishimwe cyane, birashoboka cyane. Turifuza ko abantu bezwa kandi bakabana n'amahoro, kugira ngo tuzagende ubwawe tubane mu isi neza, ayo kandi twiteguye ko handi isi tuzajyamo mu Misiri pe. Icyo navugaho, ntabwo turi kuvuga hano kugira ngo tugire abantu tuvuga, nta n'umuntu wenda, nta n'umuntu tugamije kubwira nabi, ahubwo ko ndagira ngo umenye ngo Imana ntabwo ikeneye ko niba ishaka Tojeni ababazwa. Ntabwo Kristo yaje kugira ngo tubabazwe, yaraje kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi, nicyo cyamuzanye. Rero kuba wamukina ku mubyimba etala sango egranye, naramuka afuye n'ibizo nawe ariko kandi uzafa, twese naje nzafa. Rero ko Imana ikeneye ni kimwe, Imana ikeneye ko dutunganya ibidatunganye, kandi tukabana mu rugendo rwose amahoro, tugahuriza hamwe mu mahoro. Ubundi umukozi w'Imana uhereye kera kose yariyubahaga, kuko Imana ituye muri we niyo kubahwa. Rero mu gihe ugaragaza kamere muri wowe, ujye umenya ngo nta mwuka w'Imana ugituye muri wowe. Ahantu umwuka wera w'Imana wageze, ikintu cya mbere kamere izihunga. Turamutse dufite kamere kandi tukavuga ngo dufite umwuka w'Imana, turamutse turi kugambanira abandi kandi tukavuga ngo dufite umwuka w'Imana, tuba tubesha. Ahantu umwuka wera w'Imana ari, ntabwo abantu bagambanirana. Ahantu umwuka wera w'Imana ari, ntabwo abantu bagirana amashari. Ahantu umwuka wera w'Imana ari, ntabwo abantu bifuza ikibi kuri bagenzi babo. Umuntu ufite umwuka wera w'Imana ahora yumva ko Daniyeli yazamuka mu z'umwuka, ahora yumva ko pastor runaka yazamuka mu z'umwuka. Rero umuntu wumva ko runaka yamanuka akazima akicara, uwo nta mwuka wera w'Imana umurimo, endita laza ngo kotasega, ndabivuga neza, etala perayidasema. Ikigaragara cyo ni Imana ikeneye ni kimwe, Imana ikeneye ko duhuza umutima, tukabana mu mwuka umwe, tukazajya mu bwami bw'Imana. Kandi abantu buze mwibuka ko hari abantu bazacirwaho iteka, hari abantu bazaja mu muriro, hari abantu bazari. Mwibuke ko ubwami bw'Imana buhari, ariko kandi n'umuriro utwika abanyabyaha urahari. Rero abantu mwibuke iryo jambo, mumenye aho mujya, mumenye aho mwavuye, mumenye aho Imana ibakuye. Mwe kurengwa kubera ko mwe kwibagirwa bwa butayi Imana ibavanyemo, ngo mwibagirwe Uwiteka Imana. Ibuka mu myaka yawe 15 ubuzima wabayemo, none uri pastor,
uri umuhanuzi runaka, ibuka amateka yawe yahashize, bigutere kumenya iyo wavuye, bigutere gusobanukirwa aho ugana. Wibuke ya Mana yabanye nawe, witemo kubana n'abantu bose amahoro. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ishizi zirabyira imbere yawe, uhitemo. Ndagira ngo wige guhita amahanya yawe. Satani ye kugutwaza igitugu kubera ishyari, Satani ye kugutwaza igitugu kubera uwo mutima yateye muri wowe. Ndagira ngo wongere uce bugufi imbere y'Imana, wibuke ku iherezo ryawe, wibuke umenye ngo mbese noneho Imana iramutse impamagaye, mbese nagenda nejejwe cyangwa nagenda ndejejwe. Ndagira ngo ujye wisuzuma. Kandi abanyeshuri ntibazajya mu bwami bw'Imana. Abantu bafite imitima mibi itarakira Kristo ntibazaja mu bwami bw'Imana. Kandi ntangaze ku Musaraba TV, Yesu araje bene data. Yesu araje, ariko washaka wakita ku iherezo ryawe, washaka wamenya uriwe, wakibuka iyo wavuye, ndetse ukamenya naho waguye, ukamenya gutakambira Uwiteka Imana akongera akakuzutsa bundi bushya. Ntabwo ndi hano kugira ngo nange kuvuga Imana ngo nuko uza kunyumva nabi, mbari kugira ngo mvuge Imana izampereza ingororano. Kandi izi ngororano zazibona ndi mu isi, ndetse nubwo nazibona ntari mu isi nabwo kandi nzazibona. Icozi nuko Uwiteka Imana nyemera, sinkeneye kwemerwa n'abantu, nkeneye kwemerwa n'Uwiteka. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. urakoze cyane Daniel ku kiganiro cyiza kandi ibisobanuro byiza uri kuduha. Utazi yava ntamenye niyajya. Yego. Turi tuzirikane ijambo rivuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu. Haleluya. Watatawayize ngoko tasema elo pelia dasema nakumva. Etita laide kosegai. Otita lalala binimo kosegai. Shetita lalabe kosemanda. Ushobora kwambara umwambaro mubi kandi uzi ko ari mubi, ariko kandi etanga egrai Uwiteka Imana nepo ndiyobibona, runaka ntiyobona ko wambaye umwambaro muri mu buryo bw'umwuka, ariko Imana yarakubonye. Icyiza nuko wamenya guca bugufi ukagendana n'Imana neza. Imana iguha umugisha. Nende kuvuga ngo tuzirikane guhamagarwa kwacu, niko ijambo ry'Imana rivuga, kuko Imana yatugiriye impuhwe, afite aho yadukuye, ifite naho tugejeje. Ngiyo kugira ngo hotela zanga to ega laladi moko tasemana. Ibuka izo kurya bikakaye waryaga ukiri mu butayu, ibuka imyambaro wambaraga mibi ukiri mu butayu, bigutere guhindukirira Imana, uvuga ngo arahana Imana yankuye, reka nige kubana nayo neza. Reka kwibagirwa mwene data, mwanuzi mwene data, pastor mwene data, mukozi w'Imana mwene data. Ndagira ngo wibuke Uwiteka Imana, wibuke ko Imana ikeneye mu ruhande rwawe. Yego twiburese yibuke wongere wibuke Imana. Abantu bishwe no kwibagirwa mwene data, niyo mpamvu barimo gukora iby'Imana idashaka. Abantu nibibuke Imana kandi bazirikane ku Imana, ya Mana yabanye nabo cya gihe, ariyo Mana n'uyu munsi yabana nabo, kandi itigeze ihinduka n'uyu munsi iri kubireba. Amen. Imana nimba yatugiriye neza, twe kuyishyura kugirira nabi abantu, twe kwishyura gukiranirwa, ahubwo duharanire gukura. Ndikumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu bibagiwe, kandi ijambo ryaravuze ngo numara kurya ugahaga tuzibagirwa Uwiteka Imana yawe. Hari abantu mwariye mumaze guhaga, inda zanyu zimaze guhaga izo kurya, ariko mwibagiwe Uwiteka Imana. Ariko Imana irambwiye ngo ibuka, nimba utibutse ije kukwambura uwo mwambaro wibwira ko ukubereye, maze gushire ku karubanda nawe oteperase kotegraye, kuko wibagiwe aho Imana yagukuye. Imana nayo ije kugushyira ku karubanda. Ntabwo mvuze amazina yawe, ntabwo mvuze uriyizi wenyine, uzuriwe. Etarango segaye, reba ibikorwa byawe, reba imirimo yawe, bigutere kumenya icyo Uwiteka gukeneyeho. Muri aka kanya uce bugufi, uburakari bw'Uwiteka butarakumanukira. Kandi buraza bugurumana, nta muntu uzabuzima, kuko wanze kumenya kandi wagakwiye kumenya, kuko wanze guhindukira kandi warumvishe amakuru. Ikindi
ntabwo bino bizaguma gutya, ntabwo abana b'Imana bazakomeza kurenganywa n'abapagani bo mu nsengero. Oya, ndakiguhakaniye, iherezo rirageze kandi iherezo riri bugufi. Etarazini kotegra ezandimo sangegra, igiti cyose kitera imbuto kigiye gucibwa kijugunywe mu muriro, ni Uwiteka Imana avuze. Igiti gitera imbuto kigiye gucibwa kijugunywe mu muriro. Wabishaka wahindukira, utabishaka waguma aho ngaho. Icyo Imana ikeneye ni ukuhitamo neza, ugakorera Imana neza, ukabana n'abantu bose amahoro, ndetse urukundo watakaje rukagaruka muri wowe. Umutima mubi Satani sekibi yateye muri wowe ukagaruka, ugahunga aho gukakira umutima muzima Imana ikeneye ko ugomba kwakira mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Daniel. Icyazanye Kristo no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone ubugingo bwinshi. Turifuza yuko umuntu wese we waba uri mu byaha wakumva utari guhamaganya n'Imana wahindukira. Icyo twifuza nuko twese twazajya bwo mu gihugu cyo mu ijuru tukaba Kristo bazima, ariko kandi tukaba n'abanyarwanda bazima bahesha ishema igihugu cyacu cy'u Rwanda kandi bagahesha n'ishema Imana. Haleluya. Amen. Tugiye kubona ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko dushobora kuza kugira igice cya kabiri n'ubitwemerera. Nta kibazo. Wari wateguye ijambo ry'Imana kuri tugezaho, ariko abakunzi b'umusaraba TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, ntago twagiye ijambo ry'Imana kandi n'ibingi twasanga bari gutanga impuguro kandi nazo zikenewe, ariko mu gice cya kabiri n'ubundi aratuganira ku ijambo ry'Imana. Amen. Yego, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, turifuza yuko uza gusoza utanga nk'inama ku bakozi b'Imana, kandi ugira inama abantu. Hari abantu dufite muri mesi uganira nako bati rero njyewe aho gukizwa nka runaka, yego, nabireka. Ugasanga njyewe nepo mbaye bariyeri ya runaka, yego, runaka yifuza gukizwa kubera njyewe, ntakijwe kubera njyewe, yego. Twereke tugire inama n'abo bantu batangiwe na ba runaka, bagatuma batagera ku musaba badakizwa. Ubuse nk'ubereka inzira banyuramo kugira ngo bagere kuri Kristo. Nuza kuzo kandi nusoza ibyo ngibyo ntawe ndongera gufata mikoro njyewe, yego, urumva ndeye kubisoreza rimwe. Nuza kubisoza gutyo uradusengera Imana. Ndifuza yuko uyu munsi ndumva ari umwuka ndimo, yego, usengera abantu bakabana amahoro, yego. Icyo ni icyambere. Haleluya. Usengera abantu babane amahoro, yego. Sinzi uri kuntega amahoro. Nazumvishe cyane. Usengera abantu babane amahoro kandi uzongera usenge Imana. Dukeneye ko wongera ugatanga agakiza. Haleluya. Imana yongera itanga agakiza. Nukuri. Imana yongera itanga agakiza mu bantu bayo bundi bushyashya. Yego. Muri byarabyo ngo mpisemo guhora nkizwa. Haleluya. Ngahora mu gakiza ngo sinzava mu gakiza. Haleluya. Imana dushoboze duhore dukizwa, dukizwe ku manywa, dukizwe n'ijoro, dukizwe tujya, dukizwe mu byo tuvuga, mu byo dukwa hose, dukizwe abantu. Nanjye ndimo. Yego. Nanjye ndimo kuvuga gutya, duhore dukizwe. Imana yongeye duterema ku kantu kameze nk'inzogera katwibuza ko tugomba guhora dukizwa, kuko mu bintu nemera, mu bintu nizana uko tuzatungurwa. Haleluya. Nukuri. Yesu atadutunguye urupfu rwantu. Yego. Ndifuza yuko abantu bongera bakibukira ikintu ko Yesu natadutungura urupfu ruzadutungura. Yego. Tugahora dukizwa ku manywa n'ijoro, mu migenzereze yacu, mu mivugire yacu, ahari Yesu yazana kandi kuri kamera. Yego. Nurangiza uze gutanga nimero ya telefone kugira ngo wakufuza kumugira inama, kufuza kubusengera yakona ukamusengera. Kandi umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Inama natanga kwa bene abo bantu, reka abari bomeraho. Hari abantu bavuga ngo sinagakizwa nka runaka, ho kugira ngo je mwikanisa nka runaka, zo nabireka. Ariko inama nakugira nimwe yonyine gusa itagira indi ya kabiri. Kura amaso ku bantu, amaso yawe uyashire kuri Kristo. Amaso yawe naba kuri Kristo, bizatuma uyoborwa nawe iteka ryose. Ariko amaso yawe nuyahanga umuhanuzi musengana, ntuyange Kristo, ukumva ko iteka ari ugusengera warwaye,
ukumva ko iteka ari we uguhanurira ukeneye kumva ijwi ry'Imana, ugahora umuhanze amaso iteka. Naramuka aguye nawe uzagwa, naramuka ananiwe nawe uzananirwa, ariko ndagira ngo amaso yawe uyahange Kristo. Ndagira ngo amaso yawe uyahange Kristo. Agakiza gatangwa na Kristo, ntabwo gatangwa naje Profete Daniel. Agakiza gatangwa na Kristo. Rero wowe wacitse intege kubera runaka, inama nakubwira, ndagira ngo uyu munsi uvuge mu magambo make uvuge ngo Yesu ndakwizeye, ndifuza ko uyobora ubuzima bwanjye kuzageza ku iherezo. Impanda ivuze naje nkumva ivuze, naje nkumva ijwi ryawe kazamurwa. Utangire ugendane nawe muri ubwo buryo. Inama yindi nakubwira nuko uyu munsi wa none utangira kwiga kubana n'umuntu wakugiriye nabi kandi wowe ukamuhereza amahoro. Indi nama nakubwira nuko utangira nanone kugirira neza umuntu wakugiriye nabi, nuko utangira kwambika umuntu wakuroze kugira ngo tuzigere utunga amafaranga, nuko utangira kwiga kugaburira umuntu wakwimye kuzo kurya mu gihe wari ubikeneye. Ndagira ngo nuko utangira kumenya kwishyurira amashuri abana b'umurozi wagejeje ubuzima bwawe. Kubera Imana ikeneye ko tubana mu mahoro. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo abakundana bakundane bahuje umutima. Ikindi cyo nakubwira ni kimwe. Indi nama nakubwira, bakozi b'Imana, inama nabagira nuko mwongera mukibuka urukundo, mukiga kubana n'Imana amahoro, mukiga kubana n'abantu bose amahoro. Mwe kurobanura abantu ku butoni kuko mutabaremye, ahubwo mureke duhurize hamwe. Nico Uwiteka Imana dukeneye. Nitudahuriza hamwe Satani azadunesha, ariko niduhuriza hamwe tuzamutsinda. Imbaraga z'Imana zirwanya Satani ntabwo zikorera mu biti. Izo mbaraga z'Imana zirwanya Satani zikorera muri twebwe, ariko niduhuza umutima izo mbaraga z'Imana tukazemerera zigakorera mu mitima yacu, mu buzima bwacu, mu ngingo zacu, bizaduhesha gutsinda umubi kandi tuzabana amahoro iteka n'iteka. Haleluya. Inama nabagira nuko mwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera w'Imana. We wari warayobotse izindi mana zitandukanye, wari usigaye uvuga nabi bene so, wari usigaye ukora izangwa n'Uwiteka Imana. Oya, ntabwo Imana ikeneye kwera muri ako gahinda, ntabwo Imana ikeneye kuguma muri uwo mwijima. Imana ikeneye kugaruka nayo ikakugarukira. Urasabwa kugira ngo wongere wibuke, wongere ugaruke. Numara kugaruka wige kubana n'abantu bose amahoro, kandi muze mutekereza ko Kristo ari bugufi. Mujye muvuga Kristo ndetse mushyira mu bikorwa izo Kristo abakeneyeho. Kuvuga Kristo gusa ntago bihagije, ahubwo kumuvuga ukanakurikiza amategeko ye nizo bifite icyo bimaze ku buzima bwawe. Na nizo zagira icyo bimarira umuryango wawe, nizo zagira icyo bimarira wowe ndetse n'abazagukomokaho. Icyo nicyo Uwiteka adukeneyeho. Wowe wari waraguye kubw'abakozi b'Imana. Hari komantere iza ndeba nawe utarakira Kristo wabitekereza akavuga ngo ko mutonganira ku mashosho media mugasenya na muri abakozi b'Imana, mbese ni muto kimutwerera. Nizo waraguye nizo kandi zagukomerekeje birumvikana, ariko kandi we gufata icyemezo cyo kwanga gukizwa kubera bano bantu no, ahubwo kizwa cyane, unasenga Imana cyane, wegera Imana cyane, ndetse namwe mwatonganaga ku mashosho media mugasenyana, mukavuga amagambo y'urukozasoni, mukavuga amagambo atubaka ahubwo asenya. Ndagira ngo mugaruke n'Imana bakeneyeho. Twongere duhurize hamwe, twongere dusenga Imana, twongere dusenga Imana, twongere dusenga Imana, twongere dusenga Imana, twongere dusenga Imana. Imana izakora ibitangaza. Imana ibagirire neza kandi Imana ibaha umugisha. Ikindi navuga ni kimwe, wongere wibuke kwiyiriza, wongere wibuke kugirana ubusabane n'Imana, wongere wibuke kwegerana n'Imana mu bundi buryo, wengere kubana n'Imana mu yindi seje itandukanye.
wongere wige politike zitandukanye zo kubana n'Imana. Satani yegeze atera Yesu amuneshesha ijambo ry'Uwiteka ry'imbaraga, kuko ari we mbaraga ryari muri we rikorera muri we. Ariko Satani ntiyashirwa, atekereza kuzamutega ikindi gihe, ndetse amutega imitego igiye itandukanye. Ubwa mbere aramutega, ubwa kabiri aramutega, ariko kandi Kristo akomeza kunesha kuko ari umutsinzi. Niki cyo mubashishije nugora yiteguye gutsinda. Ndagira ngo ore witeguye gutsinda mu izina rya Yesu. Ora witeguye kunesha ibyaha, ora witeguye kunesha icyo kintu cyakubase. Mu izina rya Yesu Imana izabana nawe. Amen. Rero ndagira ngo uyinyure politike zose, utangire ugira ubundi buryo budasanzwe bwo gusenga. Ndagira ngo Uwiteka Imana kwambika imbaraga. Ndagira ngo Uwiteka Imana yongera kugarukeho. Ndagira ngo Uwiteka Imana yongera agarura agaciro kawe. Ndagira ngo Uwiteka Imana yongera kugarure bundi bushya. Ndagira ngo imbaraga z'Uwiteka Imana zigaruke muri wowe. Ndagira ngo agakiza k'Imana katakaye kongere kagarukire muri wowe. Warizeraga ariko ntabwo ukizera, zaratakaye. Ndagira ngo wongere wizere Kristo, azakubera byose. Ndagira ngo wongere wizere Kristo, azakugeza aho ugomba kugera. Holemo tala pelase kotegai, otita laide kosegai, enome tase manda. Lesegai wamagawe n'Imana, ariko kandi lesegai uhamagarwa ukizwa neza. Ariko kandi ubu ngubu urimo urahanura ari kugasambana, uri guhanura ari kukiba, uri guhanura ari kugakora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko ndagira ngo imbabazi z'Uwiteka Imana umenye ngo ziracyahari, kubera ko zikero cyafite amahirwe yo kwakira aya mahirwe yandi ya kabiri. Imana izanye ubuzima bwawe. Wari warabaye umutekamutwe, kandi wahamaga utari umutekamutwe, ariko kandi usigaye uri umutekamutwe, ariko ntabwo zari bikwiriye. Kristo aracyatanga imbabazi. Ndagira ngo ureke guteka imitwe, usubire ku rufatiro. Imana izagutunga. Ya Mana yagutunze iri mu butayu, ndagira ngo wumve ngo n'ubundi ubwo ugiye kugaruka Imana igomba kugutunga. Wavugaga Imana neza udakurikiranye indamu, ariko kandi ubu ngubu usigaye usenga Imana kubera indamu. Usigaye usengera abantu b'Imana ukurikiranye indamu. Imana yararakaye, ariko kandi impamvu mfite umunezero ku bwawe nuko Imana ari inyembabazi. Imana igiye kongera kugarura imbabazi zayo mu buzima bwawe. Honiko tala pelase manda, kurakora izangwa n'Uwiteka Imana, ariko siko wahamagawe. Ibuka cyagihe Imana iguhamagara, ibuka ubwo wumvaga ijwi ry'Imana bwa mbere. Ubyibuke wari umukozi w'Imana uhamagawe n'Imana, warasengaga ku mutima wawe ufite umunezero, ariko usigaye usenga ubivangavanga. Imana yarababaye, ariko ntabwo ari ryo herezo. Imana ikeneye kugaruka ikongera ikagusubiza ku rugero wari uriho kuva kera. Ntiwihagarareho, ahubwo ca bugufi, Imana yongera ikwambika izindi mbaraga. Ndagira ngo agakiza k'Imana kagomba kugaruka mu Banyarwanda, kagomba kugaruka mu mahanga yose, kagomba kugaruka impande zose. Nta mwiryane ugomba kuboneka. Tugomba kubana amahoro, kuko ubuzima bufite Kristo burakomera ibihe byose. Ngiye gusenga Imana. Namutuvubira imvura wadusezeranije, ubu tukiri ku mavi tukigutakambira. Utuvubira imvura ugisha wawe, aho se hagurushojo umuvumbi wawe. Utuvubira imvura iyo umugisha wawe, aho se hagurushojo umuvumbi wawe.
Imana yongera igarura izatakaye, agakiza katakaye mu bahanuzi. Imana yongera ikagarure akatakaye mu banyamasengesho. Imana yongere ikagarure akatakaye mu pasitoro. Imana yongere ikagarure akatakaye mu bavugabutumwa batandukanye. Imana yongere ikagarure mu izina rya Yesu. Amen. Imana yongere ikagarure. Numwizera bundi busha arakagarura. Niongera kumwizera arakagarura. Niongera kumwizera arakagarura. Aragarura agakiza kawe. Ubu nta mavuta ugifite, wari uyafite ariko ntawe ugifite, uri kugendera ku izina gusa. Ariko ni wamwizera arayagarura. Ni wamwizera araguha guhanura neza. Niongera kumwizera araguha kuvuga ubutumwa neza. Hahose hagurujojo dumuvumbi wawe. Hahose hagurujojo dumuvumbi wawe. Hahose hagurujojo dumuvumbi wawe. Mukozi w'Imana ungwikiranye, ndagira ngo wongere wizere Kristo. Imana yongera igarura izatakaye mu ruhande rwawe. Nawe utari uri gukizwa neza, Imana yongera igarura izatakaye mu ruhande rwawe. Reka dusenga Imana. Mana data ndagushimiye. Iyo tuvuze Mana urakora. Iyo dusabye turahabwa. Jambo niko ryambwiye ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. Eto kitegraya hotila zairase mandewa otiko tala pelase. Ndagira ngo ushire ku mutima wawe icyakunaniye, ikintu cyakunaniye mu ruhande rwawe. Ndagira ngo ugishire ku mutima wawe tugiye gusenga. Otita laide kosegaya. Birashoboka ko iyo ariyo saa yawe yari inyanyuma, ariko kandi birashoboka ko wari ubabaye, ariko kandi wizere ko Uwiteka ari gukora ibitangaza. Otita laide kosegaya pelibo tasema. Ndagira ngo ushire ku mutima wawe dusenga Imana. Mana data ikomeye, jambo ryaravuze ngo tugusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomange ku rugi tuzakingurira. Kuko umuntu wese usabye arahabwa, ndetse n'ushatse arabona. Ukomanze ku rugi nawe arakingurirwa. Nsengeye abanyarwanda n'abanyarwandakazi Imana. Nsengeye abagabo bari mu Rwanda rwacu waduhaye. Nsengeye abajeni n'inkumi ndetse n'abantu batandukanye. Nsengeye abadukurikanye bari mu bihugu bitandukanye Mwami. Abantu bose Uwiteka Imana, isi yose, amahanga yose, ureke ijambo ryawe ry'agakiza rigere mu mitima yabo. Bongere bakire guhinduka bundi bushya. Bongere bakire imitima irarikira kuja mu bwami bwawe. Bongere bagire imitima izinuka ibyaha. Bongere bagire imitima itinya ibibi. Bongere bagire imitima mizima. Bongere bagire imitima idasanzwe Mwami. Wongere ukore ku mitima yabo. Uwari wanananijwe n'ubusambanyi, umwuzuza agakiza kawe. Uwari wanananijwe n'ibyaha bitandukanye, umeza agakiza kawe Mana. Ugere muri gereza Uwiteka Imana, ndetse n'abakozi ibyaha bitandukanye Uwiteka Imana ubemeze, kugira ngo bace bugufi basaba imbabazi. Gari impande zitandukanye data, abantu bongere bakumenye, bongere basobanukirwe Mana. Bamenye kukiza, bamenye kutabara, bamenye kubohora, bamenye kuzura abapfuye, bamenye kutanga ibidasanzwe, bamenye kugarura izatakaye. Abantu bongere bakwizere, abantu bongere bakomere, bongere bambara imbaraga, bongere bakira agakiza, bongere bazuke bundi bushya Mwami Yesu. Hoteli ya salame kosanga igraya, hotita la pelaide masanga, ezonde kosa igraya, shaite kote igrayima, zo pelaide masemanda. Jambo ryaravuze ngo naho izaha zacu zatukura tukutuku, Mana uzubasha kuzeza bigahinduka umweru. Haleluya. Hotelaze kote igraya. Mana ngwino wongere wese bemeye guca bugufi, bemeye guhindukira wongere ubeze, ndetse n'abatari kwemera data ubemeze. Mwuka wera wawe amanukire muri bo.
kandi umuntu wese wemeye guca bugufi Mana umuheza umugisha, kandi izo yatekerezaga umuye kubigeraho, izo yaragukeneyeho Mana yongera zakire, insinzi yawe igaruke ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Murakoze cyane kumva ubutumwa. Ukeneye kutuvugisha, ukeneye kutwandikira kuri WhatsApp, ukeneye inama, ukeneye amasengesho, byose wifuza kuri twebwe, kuko ariko nanone bijanye n'ubwami bw'Imana, bijanye no gukorera Imana, bijanye n'ivugabutumwa, bijanye n'umwuka, bishoreye n'umwuka, waduhamagara kuri 0788 72 91 46. Hari abantu bakunda kwihamagara rimwe na rimwe ikagorana kubera connection za MTN, ariko iri kuri WhatsApp, mwanyandikira kuri WhatsApp. Udafite WhatsApp akaba yompamagara ntibikunde, yahamagara kuri Tigo zaroroshe, nayo ni umurongo mugari 072 99 54 2 6 ni 072 99 54 2 6. Izo nizo nimero de telefone. Imana ibagiriye neza kandi umugisha w'Imana usendere kuri mwe. Shalom shalom, ndabakunda cyane, amen.